Urukundo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese waba uzi ko hari ibanga ryihishe inyuma y'amarangamutima n'ibyiyumviro tugira? Naho rero umuntu utarababazwa n'urukundo ngo rimwe na rimwe ngo abure ibitotsi ijoro ryose cyangwa ngo kurya bimunanire, uwo muntu ashobora gukeka ko akomeye cyane, ko nta cyamuhungabanya. Ariko wowe urimo kumva iki kiganiro, niba byarakubayeho uzi neza ibyo ndimo ndavuga. Erega hari impamvu nyinshi cyane zishobora kugutera kubabazwa mu rukundo. Muri kumwe nanjye Bahati Chris. Ndagira ngo utarakora subscribe ukanda ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndagusaba aho dutangiranye ikiganiro yuko utangira ikiganiro aho igitangira ndetse no kugera ku iherezo, kuko harimo inyigisho nyinshi cyane zishobora kugufasha mu buzima bwawe bw'ejo hazaza. Reka duhere ku makosa ya mbere akunda kugaragara mu rukundo. Akenshi na kenshi bamwe ntibajya batekereza kuyibazaho. Reka duhere ku ikosa rya mbere abakobwa bakunda gukora. Iyo akenshi na kenshi umukobwa yakunze umusore uri kumutereta, usanga nta kindi ashaka kureba kuri uwo musore, aba ategereje ijambo ngo ndagukunda, nawe ngo amubwire ngo nanjye ndagukunda. Erega haba hari ibintu byinshi byo kwiga kuri uwo musore uba ugiye guha umutima wawe. Erega nibiba bihagije ko niba umutima wawe warangije gushima uwo musore, ikiba gisigaye ngo ari ijambo gusubiza ngo ati yego. Ahubwo icyo nicyo gihe cyiza cyo kureba ibyishimo ufite muri uwo mwanya, niba bizamara igihe wifuza mu rukundo urimo. Nicyo gihe cyo kuzareba niba inzozi wifuza kuzageraho uwo musore niba atazazibangamira. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 icyamamare Lady Gaga yaravuze ngo hari ubwoko bw'abagore buhitamo gukurikira abagabo, hari n'ubwoko bw'abagore buhitamo gukurikira inzozi zabwo. Ndabizi ubu ushobora kuba urimo kwibaza inzira wahitamo hagati y'abagabo cyangwa inzozi zawe. Lady Gaga arongera aravuga ngo icyo wahitamo cyose, ariko iteka uzahore wibuka ko kariyeri yawe itazigera ibyuka mu gitondo ikubwira ko itakigukunda. Tujye ku rindi kosa abakobwa bakunda gukora cyane, ni ugushaka kwigira abo batari bo kugira ngo bahuze n'ibyifuzo by'uwo musore uri kumutereta. Ni gute utekereza ko urukundo rwawe rwaramba niba urimo kwireka uwo musore mu rwego utarimo? Erega guhisha urwego rwawe n'uwo uri we sibyo bizagufasha gutwara umutima w'uwo musore cyangwa kuramba mu rukundo urimo. Cyangwa se kuba buri gihe ujya mu nyubako zihenze ukajya kwifotoza amafoto akeye cyane, ukajya wifotoza amafoto urimo kurya ibiryo bihenze kugira ngo wereke abantu ko wagezeyo. Erega ibyo sibyo bizatuma ukundwa ku rwego ruri hejuru. Inshuti yanjye, niba atari ubuzima bwawe bwa buri munsi, si ngombwa kwereka uwo ukunda uwo utari wewe. Yes, I know. Ibyo birashoboka gukora ku ruhande rumwe na rumwe, gusa nibigera ku rukundo koko, niba wifuza gukundwa nkawe, uzerekane uwo uri we. Urugero naguha, ntushobora gushimisha umuguzi uramutse ufata iPhone 10 ukayishyira muri box ya iPhone 13. Icyo gihe utangira gutakaza isoko ku bakiriya bose bakugana. Dore ko ari kimwe no kwereka umusore uri kugutereta uwo utari we. Erega utiriwe ushyira iPhone 10 muri box ya iPhone 13, harimo n'abaza bashimishwe no kugura iPhone 10. Ni ukuvuga ko nuba wowe n'abakugana bazaza baje kureba wowe koko. Ikosa rya gatatu abakobwa bakunda gukora cyane ni ukutamenya itandukaniro ryo kujya mu rukundo kuko hari ikintu umuntu yaba amukurikiyeho cyangwa koko ari urukundo umufitiye. Erega ni amahitamo yawe guhitamo kimwe muri ibyo bintu bibiri, ariko ni n'ikosa rikomeye kujya mu rukundo utazi icyo ushaka muri urwo rukundo. Ndabizi amafaranga ni ikintu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, rero ntibikiri igitangaza ko umuntu yakugurishaho umutima we bitewe n'ubutunzi ufite. Birashoboka ko urukundo muri iki gihe rwagabanyijwemo ibice byinshi cyane,
ntibikiri ibitangaza ko umuntu akubwira amagambo yose ukeneye kumva kugira ngo gusa ahaze irari ry'umubiri we. Bityo rero ugasanga uwo musore nta n'igitekerezo agufiteho cyo gukundana nawe. Rero niyo mpamvu nkugira inama yo kubanza kumenya wowe ubundi icyo ushaka muri urwo rukundo. Icyo waba ukurikiye cyose ukizi neza ntacyo byatwara mugenzi wawe abaye akizi neza ko aricyo kikuzanye. Ariko impamvu birangira umwe muri mwebwe ababaye ni uko n'ubundi muri mwebwe haba harimo umwe ufite urundi ruhande rutumye muri kumwe, ariko wowe utabizi. Naho iyo bigeze ku irari ry'umubiri uzabisangana abasore benshi bataragira icyo bigezaho. Aho niho usanga abasore benshi badafite amafaranga cyangwa intego yo gutera imbere, niho usanga bazi neza gutereta abakobwa barenga 5 kandi bakabikora neza nk'aho ari byo bigiye. Ese ubundi wowe ni gute byakunanira ubaye aricyo kintu uhereza ubwonko bwawe gutekereza buri munota? Noneho nujya mu bantu bararikiye amafaranga cyane uzabisanga mu bakobwa n'abamama badafite abagabo. Abo nibo usanga bafite ubuhanga bukomeye cyane kureba umusore cyangwa umugabo bakamenya urwego bamushiramo, kandi babikora neza batibeshye. Rero ndakugira inama, mbere yo kwinjira mu rukundo uzaze ubanza umenye uwo uri we n'icyo ushaka mu rukundo. Nzi neza nubigenderaho ko kubabazwa mu rukundo bizagabanuka mu buzima bwawe. Murakoze cyane. Wari uri kumwe nanjye Bahati Chris kuri Kevin Chris. Subira ubutaha.